twongeye kuba ikaze mu ruhererekane rw'ubusobanuro bw'amazina, aho uyu munsi tugeze ku gice cya 12. Amazina yacu uyu munsi reka tuyahere ku izina Nicole. Nicole ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu kigereki ku izina Nicolaos, rikaba risobanura intsinzi y'abaturage. Nicole ni umukobwa urangwa no kugira umutima mwiza, akaba umuhanga kandi ugasanga ari umuntu udasanzwe kubera yuko akurura abantu bakamukundira kubera imico ye myiza cyane ndetse no kuntu abateye. Ni umukobwa ugira ikinyabupfura, wanga abantu barenganya abandi kandi utajya wihanganira namba abantu biyemera, nubwo rimwe na rimwe nawe ajya yiyemera. Ni umukobwa uzi gucunga amafaranga, utajya upfusha ubusa, usanga azi kwihambira agakora ikintu cyihutirwa. Yanga umuntu wica igihe cyane kubera yuko akunda gahunda ndetse no gukorana n'abantu bubahiriza igihe. Kwica igihe kuri we umubabaje cyane. Nicole ni umukobwa w'umunyamahoro, wunga abantu bafitanye ibibazo ndetse usanga batuje mu byo akora kandi akabyitaho cyane. Aberwa no gukina filime, gusa ariko ku rundi ruhande n'ikintu cyose agerageje kugikora birangira gikoze neza. Nicole ariko ku rundi ruhande iyo yakwanze aba yakwanze kandi akaba umukobwa ukunda cyane abantu babashyire cyangwa se bafite ibintu. Izina Pascal. Pascal ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu kilatini ku izina Pascalis, rikaba risobanura umuntu wavutse kuri Pasika. Kubera ko Pasika yizizwa n'abakristo benshi, usanga Pasika ikomokaho n'amazina atari make nka Pascal, Pascaline, Pasco ndetse n'ayandi. Bimwe mu bintu biranga aba Pascal ni uko abahungu bakunda kugira ndetse no gutanga ibitekerezo, ariko ibanga rye akarikomeraho cyane. Ni umuhungu w'umunyabikabyo kandi ukundwa cyane. Rimwe na rimwe Pascal aba yasabanye cyane, ikindi gihe yifashe cyane ku buryo rimwe na rimwe kumusobanukirwa neza bigorana cyane. Ni umuhungu uvuga ukora adaciye ku ruhande ku buryo bishobora no kumukoraho rimwe na rimwe. Kugira ngo agire umuntu akunda, Pascal arabanza akamwiga neza, akabanza akareba niba ari umuntu wo kwizerwa cyangwa se niba atari umuntu wo kwizerwa agahita yivamo ako kanya. Nubwo asa nk'umuntu upinga, iyo yakwizeye arirekura akaba yavuga byinshi cyane. Ni umuntu ukunda gusesengura ibintu byose, ibingi bigatuma no mu rukundo agenda buhoro buhoro bitewe nuko aba yirinda ingaruka zishobora kuzamubaho biramutse bigenze uko natabitekereje. Izina Ella. Ella ni izina rigezweho cyane muri iyi minsi, rikaba rikomoka mu rurimi rw'ikigereki aho risobanura urumuri rw'izuba. Iri zina rikaba rihabwa abana b'abakobwa. Ella ni umukobwa urangwa no kumenyera vuba ahantu hose abageze kandi akagira impuhwe cyane. Akunze kurangwa no kugaragaza cyane amarangamutima ye ku buryo kumukorera ikintu byanze bikunze ubona ingaruka yacyo ako kanya. Usanga azi gutanga amakuru ndetse no kuganira n'abandi kandi agakora cyane kurusha ukuntu avuga. Ella ni umukobwa wishimira umuryango we ndetse na sosiyete atuyemo kandi akaba yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora. Ni umuntu uzi guhanga udushya kandi uzi kwisobanura cyane. Akunze kugira amakenga ndetse no kwitonda mu byo avuga kugira ngo rimwe na rimwe cyangwa se mu minsi iri imbere bitazamukoraho. Ni umuntu ukunda kwitabira ndetse no gukora imirimo cyangwa se imyuga itandukanye kandi byose akabishoramo imbaraga ze n'amafaranga. Kuba ari umunyamwete kandi ari umunyembaraga, Ella bituma abantu bamukunda cyane. Iyo yaragize Imana akaba umwana mukuru mu muryango w'iwabo, abandi bana bose bazamukurikira baba bakunze kuzagendera ku rugero azatanga kubera yuko ari umuntu wakwishimira gukora ibyiza abandi bakamukurikiza. Izina Anaclet. Anaclet ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu kigereki ku izina Anacletos, rikaba risobanura uwibutswe. Anaclet ni umuntu uzi kwiha amahoro ndetse n'iyo byaba bitagenda neza afite ibibazo bikomeye, agerageza uko ashoboye kose mu mutima we akabonamo umutuzo. Ni umusesenguzi ku bintu bitandukanye kandi ibi bigatuma abamuzengurutse bakanguka nabo bakareba kure cyane. Anaclet ni umuhungu uhorana umutuzo, ukorana ubushake ndetse n'ubwitange, ariko iyo akubwiye nabi yishyura n'igihe cyose yari yaracecetse kuko kugira ngo azajye kukubwira nabi bigorana cyane. Ni umuhungu uzi kwiyobora ndetse no kuyobora abandi kandi rimwe na rimwe akaba ashobora kwigaragaza nk'umuntu w'igitinyiro yabigizemo uruhare. Ni umuntu uzi gutega amatwi abandi kandi aho agenda hose akabasha kubamenyera vuba ndetse no kureba kure ibintu bishobora kuzahaba mu minsi iri imbere. Anaclet ni umuhungu utanga icyizere cy'iterambere aho akorera hose ndetse kuri we kugira ngo ibintu bigende nabi biba byagoranye cyane. Ni umuhungu ukundwa n'abantu bose babana nawe kandi akaba umuntu uvuga ari kumvikana. Anaclet kandi akaba ari umuhungu uzi gukoresha uko ashoboye kose ibikorwa bye byose bikaba byamenyekana, imbaraga zose yatanga ariko bigakunda. Uburyo bwose abonye bubyaza umusaruro kandi agira gutekereza kwihuse cyane. Iyo ari umunyeshuri aba ari umwana ushabutse, ufite imbaraga, ubaho mu buzima butazamo gutsindwa kandi wanga gutererana abandi cyane.
izina Claudia. Claudia ni izina rihabwa abana b'abakobwa, bikaba bivugwa yuko rikomoka mu rurimi rw'ikilatini ku ijambo Claudus. Iri zina rikaba risobanura impano zitangaje. Mu miterere y'aba Claudia bafite ingabire zo kugira inama bagenzi babo. N'abakobwa bazi guhumuriza abandi, kandi mu gihe cyose wagize ikibazo ukaba wamwegera ukamuganiriza uko byagenda kose, Claudia abasha kukugira inama nziza cyane. Ni umuntu uzi guha agaciro urukundo, kubera ko mu miterere ye aba yumva ko yakunda kandi agakundwa cyane. Ni abantu bazi gukunda ku buryo babuze urukundo bishobora no kubaviramo kudakora akazi kabo neza, kandi nyamara mbere yose byagendaga. Uretse kuba Claudia basanzwe bitonda ndetse banagira impuhwe, rimwe na rimwe bajya bakubagana cyane. Ba Claudia ntibakunda kuba abayobozi b'umuryango, kubera yuko ikoze icyo badashaka cyangwa se batakubwiye batajya babyishimira namba. Kubera ibitekerezo by'urukundo, ba Claudia usanga bakunze kuba ari bonyine, nta bintu byinshi bashaka kwinjiramo. Ba Claudia kandi n'abakobwa bashobora kwitangira abakunzi babo mu buryo bushoboka bwose, kandi bagahuza abana babo ku mutima. Muri make, ba Claudia bashobora kuvamo ababyeyi beza cyane kurenza abandi bakobwa benshi. Izina William. William ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu Kidage ku izina Wilhelm, rikaba risobanura umurinzi wabigize intego cyangwa se umunyembaraga. William ni umuntu ugira ibakwe, uhora afite ibintu awugiyemo kandi wanga kwicara ntacyo arimo gukora. Akunda ko ibintu byose arimo biba biri ku murongo, ndetse aba yifuza ko ibyo ashaka ari nabyo abandi bakora. Ibyo ngibyo rero bikunze gutuma agirana amakimbirane n'abantu, kubera yuko akenshi atari ko bigenda. William ni umuhungu wanga amagambo cyane, ntiyihanganira abantu bica ibintu nkana cyangwa se bitwaza ibyo bari byo byose. Ni umuntu ukundwa, usanga agira inshuti nyinshi, ndetse niyo yaba atazikunda ariko kenshi aba azifite. Akora ibintu mu buryo bwihariye, mu buryo ari cyo abantu benshi baba bamuziho. Iyo William yagukunze ntiwapfa kumucika, kuko ni umuntu wihambira cyane kandi agakora ibishoboka byose ngo umwibonemo. Abashaka umugore uganira, utekereza akareba kure ku buryo nawe yamuvuguruza. Usanga William bakunze gutinda gushaka, kuko atari kenshi akunze kubona umukobwa ufite ibyo amwifuzaho. Ni umuntu utandukanye n'uburyo agaragara inyuma, ushobora kubona asa n'umutesi nyamara ariko muri we akarishye cyane. Izina Agnes. Agnes ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko mu kigereki ku ijambo Agnos, rikaba risobanura umuntu utunganye. Mu Kilatini bakaba bavuga Agnus, naho mu Gifaransa bakavuga Agnes. Agnes ni umuntu urangwa no kutavuguruzwa kandi akagira amategeko menshi cyane. Ni umuntu ufata vuba mu ishuri, ndetse akaba ari umuntu ukunda gusoma cyane. Ni umukobwa uzi kwisobanura, ndetse yahawe amahirwe agera ku bintu bikomeye mu buzima bwe, kandi bitewe no kubasha kuvuga cyane. Ni umuntu uzi kwiha gahunda kandi intego ze zose agakora uko ashoboye kose ngo azabashe kuzigeraho. Agnes ni umuntu wumva yuko ashoboye, ugasanga muri we ahora yereka abandi yuko ibintu byakorwa neza kurenza uko baba bitekereza. Ni umuntu wiyumvamo ubuyobozi kandi agakora uko ashoboye kose ngo azagere ku cyo yifuza. Ni umukobwa wubahwa mu bandi, kandi akaba ari umukobwa w'umunyakuri cyane. Iyo avuze ijambo abantu bose bahita bumva yuko ari ukuri, kuko atari kenshi uzamusanga abeshya. Agnes ni umuntu wanga umuntu wivanga mu bintu bye, ariko ugasanga yivanga mu bintu by'abandi cyane. Kuba yitwa Agnes byonyine mumuha icyizere, kwigenga ndetse no kwizera bikabije. Akunda umuryango we, sosiyete atuyemo, ndetse akaba yumva yakorana n'abandi bakamushimira cyane ibyo akora. Iyo Agnes yagukunze ntashobora kubikubwira namba, ahubwo akoresha amarenga ku buryo nawe uzabyibonera mu bikorwa byose akaba ariwe uzaza kubimubwira. Agnes ni umuntu ukunda gutangiza ibikorwa bitandukanye, agahora yumva yuko yaba umuyobozi aho kuba umuyoborwa. Ni umuntu ugira ibakwe, kandi rimwe na rimwe akaba ari umukobwa w'umunyamahane utajya wihanganira ibintu bitagenze neza. Izina Bosco. Bosco ni izina rikomoka mu Kilatini ku izina Boscus, rikaba risobanura kanyamashyamba. Mu buzima busanzwe, Bosco akunda gukora ibintu mu buryo bwimbitse, mu mpande zose z'ubuzima akunda kujya mu kintu cyose kandi akagikora neza cyane. Ni umuntu ukunda gufata imyanzuro idakuka, kandi imyanzuro yafashe uko byagenda kose ntajya yivaho. Akunda kwakira abantu, akagaragaza amarangamutima y'inyuma, ndetse akagaragaza n'umubabaro inyuma mu gihe cyose ibintu bimikoze ku mutima biba bimeze. Bosco ni umuhungu uyoborwa n'urukundo cyane, kandi akaba ari umuntu ukenera umuntu umutera umwete, ndetse akamushimira ibyo akora akamwitaho cyane. Bosco ni umuhungu w'umunyakuri, ukunda gukurikiza amategeko ndetse no kugendera kuri gahunda uko byagenda kose. Akunda gutanga ibitekerezo, agakunda kuyobora ndetse no kugenzura ibikorwa by'abandi.
Ikindi kandi Bosco akunda kugaragaza itandukaniro mu isi, ibyo ngibyo bigatuma yinjira muri politike ndetse n'imibereho myiza no guhanga udushya akoresheje impano ze zitandukanye. Bosco kandi ni umuhungu wanga cyane umuntu umuvuguruza, kuko kugira ngo umuvuguruze cyangwa se uvuge ko akoze ikintu cye nabi byarutwa no kwigendera maze ntuzagaragare mu bikorwa bye. Ngayo amazina twari twabahitiyemo kuri uyu munsi. Ibitekerezo muza gutanga nibyo tuzaheraho tubasobanurira igice cya 13 cyayo. Ndabashimiye mwese twabanye, mwari kumwe nanjye abayo Vete Sandrine. Rimwe mu mashuri akwiye gukomerwa ya mashyi ni iryitwa International Technical School of Kigali ITS. Aba bigisha ubukerarugendo, imicungire n'imikorere y'amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Batanga amasomo y'igihe gito ku kubaka gahunda za mudasobwa no gufata amafoto n'amashusho. Iyo biza kuba nka kera, ubu mba nkubwiye ko iyo wiza aya masomo muri iri shuri uhava ukajya guhatana ku isoko ry'umurimo. Gusa ibi siko bimeze, ahubwo iyo uvuye kwiga hano uhita ujya mu kazi. Iyo biza kuba nka kera, mba nkubwiye ko numara kwiga hano muri aya masomo uzabona akazi hariho hose mu Rwanda, ariko sibyo. Uzabona akazi hariho hose ku isi, kubera ko iri ni ishuri mpuzamahanga ritanga amasomo ari ku rwego mpuzamahanga. Aba ntabwo baguha urupapuro ngo ujye gushaka aho bakumenyereza umwuga, ahubwo bagufata akaboko bakakujyana mu kigo kimenyereza imyuga cyangwa se kiguha ibyitwa stage, kandi bagakurikirana uko ubikora. Kumenya ukuri kw'ibi byose navugaga biragusaba kujya aho iri shuri rikorera, mu murenge wa Ndera i Gasogi, ku muhanda KK nimero ya 3. Batangiye kwandika abashaka kwiga muri iri shuri. Niba ushaka ubumenyi buzakubeshaho wowe n'abawe, hitamo aho buri byonyine ubundi ugenda ubufata. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza,
abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD itaraza? Bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.